ese birashoboka ko umuntu yaba umukristo ariko atari intungane? nta muntu ushobora kuba umukristo ngo abe atari n'intungane. wabonye umugore ari ku bicu ateze igitambaro arambwira ngo ku itariki 9 z'ukwa kabiri ugomba kuba wimutse. urumva wayoboye Sunday school wigishije abana inyigisho zo ku cyumweru, wayoboyeho korali, ntekereza ko na mbere yo kwiyobora nawe wanje kwibamo umuririmbyi cyane. wabaye n'umucuranzi. Yego, ariko ibyo byose ntabwo byakwemeje ko upfuye wajya mu ijuru. wabayeho umusomyi w'igice. nabaye umusomyi w'ibice, ariko n'ubutumwa hari igihe najyaga mbuvuga nyine nabwo ariko mu rusengero. mu rusengero gusa nta handi najyaga njya. ukaba wabwiriza? nkaba nabwiriza nyine iteraniro ku cyumweru byose nkaribwiriza, abantu bagafashwa bakavuga ati twafashijwe. Yego, haba gucyanuka naje kukubona nkwiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Yego, ariko maze kwizera ubutumwa bwiza noneho nibwo numvise noneho mbonye ubwami bw'Imana no gucyanuka kwayo. Amen. numva umutima urabohotse. turabasuhuje abakunzi b'ibiganiro byacu mukunda ubutumwa bwiza tunyuza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko zose zifite amazina asa, yaba ari YouTube Ijuru Ntirikorerwa TV, yaba ari Facebook page nuko yitwa, yaba ari TikTok ndetse na Instagram. mwe rero mudukurikira, mwe mudukunda, mwe mukunda ibiganiro byacu, turabasuhuje cyane, tubifuriza kugubwa neza muri Kristo Yesu. tunabasaba kandi ku batarabikora gukanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro ndetse no gusangiza ibiganiro byacu inshuti zanyu, kugira ngo uko mukomeza kubohoka mu by'ukuri n'abandi bakomeze kubohoka. Ineza Imana yabagiriye cyangwa se yatugiriye igere kuri benshi. uyu munsi nk'uko mubibona dufite umutumirwa mu kiganiro cyacu. ni ubwa mbere agaragaye kuri kamera zacu, niyo mpamvu tugiye kumusaba kugira ngo abibwire mu ncamake, hanyuma nyuma yo kubibwira tukomeze ikiganiro. ariko abakunzi b'ibiganiro byacu mwamaze kumenya ari nde tugiye kuganira. ni karibu cyane. murakoze cyane. nitwa Israel Ntirenganya, nkaba ndi umukiranutsi, naracunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. nicyo cyangiza umukiranutsi, kuko navutse ndi umunyabyaha, ariko nza kumenya amakuru meza yuko umuntu ashobora kuba umukiranutsi. Imana impa kubyemera, hanyuma mba umukiranutsi. mbese si n'umukiranutsi gusa, ahubwo nagabanye ku mugabane w'ijuru, ubu ndi umutahajuru, ntuye mu ijuru mu buryo bw'umwuka, kuko Imana yatanze umwana wa Yesu Kristo kugira ngo njyewe mpabwe kuba mu ijuru bivuye kuri uwo mwana wa Yesu Kristo, bitavuye kuri njye. urakoze cyane. ndumva ugerageje kwibwira abadukurikiye. uvuze amagambo akomeye, uvuze ko uri intungane, uri umukiranutsi, uri umutahajuru. mu by'ukuri abantu benshi hano hanze bishimira kwitwa abakristo,
ariko ntawe utinyuka kuvuga ko yaba ari umukiranutsi. Ntawe utinyuka kuvuga ko yaba ari intungane, yewe nta n'utinyuka kuvuga guhamya 100% ko yaba ari umutahajuru. Ndagira ngo rero udufashe mu by'ukuri gukura abantu mu rujijo. Ese hari umuntu waba umukristo atari intungane? Ndagira ngo udufashe gusobanurira abadukurikiye niba ese birashoboka ko umuntu yaba umukristo ariko atari intungane. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo nta muntu ushobora kuba umukristo ngo abe atari n'intungane. Okay. Kuko umukristo n'ubundi bivuze nyine uwa Kristo. Yego. Bivuze umuntu wabyawe n'Imana. Yego. Umuntu utakibarwaho icyaha na kimwe. Yego. Umuntu wavuye mbese mu bise by'amaraso y'umwana w'Imana Yesu Kristo. Yego. Uwo muntu wabyawe muri ubwo buryo ni umukristo kuko ntabwo ashobora kuba atari intungane. Ubwo abandi bavuga ko ari abakristo bakaba atari intungane, baba babeshya, bari abanyabinyoma. Urakoze cyane. Uravuze uti umuntu uvuga ko ari umukristo ariko akavuga ko atari intungane, akavuga ko atari umukiranutsi, ababeshya. Ababeshya rwose. None se ahubwo igitangaje ko abantu benshi baba bavuga ngo ahubwo ngo ndamutse mvuze ko ndi umukiranutsi naba nise Imana inyabinyoma. Abo bantu wababwira iki? Abantu bavuga yuko baramutse bavuze ko biyisa abakiranutsi baba babeshye, nuko nyine batari bagirwa abakiranutsi. Yego. Kuko umukiranutsi nyine urabigirwa ntabwo ubyiyita. Yego. Icyo gihe umeze atyo aba atari yaba umukiranutsi. Yego. Ni ukuvuga ngo yabaye we ntiyatinya kubihamya. Ntabwo yatinya kubihamya kuko ubu ngubu ntabwo nakubaza izina ryawe ngo utinye kuvuga izina ryawe. Okay. Nibyo rwose. None se urwo rujijo rwo ruturuka kuki? Ni gute umuntu avuga ko ari umukristo ariko akavuga ko atari umukiranutsi? Byo bituruka kuki cyangwa byaturutse kuki? Ahantu bituruka ni ukubera imyigishirize yagiye yinjira mu bantu, cyane cyane bihereye ku mukurambere wacu Adamu. Ubwo yigishwaga n'inzoka yuko agomba kurya ku giti Imana yaramubujije, nibwo we yafashe cya giti akiryaho. Yego. Aba yumviye undi mwuka, mbese mu yandi magambo yakiriye ubunyabyaha muri we buturutse kuri iryo jambo yaganiriye na Satani. Yego. Ubwo bari bari mu Satani bwa Edeni, akemera kwakira uriya mwuka uwo Satani yamwakirije muri we, hanyuma akabahindutse umwana wa Satani. Impamvu adashobora guhamya ko ari umwana w'Imana rero ni uko nyine afite uriya mwuka wa Satani, kandi umuntu wese arawuvukana. Yego. Icyo ni kimwe. Ariko se noneho bituruka kuki ngo yiyite umukristo hanyuma ariko ahamye ko atari n'umukiranutsi? Mbese ubwo bukristo bwo butagira abantu abakiranutsi, mbese bwo buturuka he? Njyewe navuga yuko buturuka kuri Shitani. Ubukristo buturuka kuri Shitani, n'ubundi buza buvuga yuko umuntu ari umukristo ariko atari n'umukiranutsi. Ubwo rero ubukristo buturuka ku Mana bwo buza buguhamiriza neza kuri umukiranutsi, kuko nyine buturuka ku Mana ikiranuka. Uwo muntu se uvuga ko ari umukristo ariko ntaba ari umukiranutsi, mu by'ukuri wowe se ntagiye waba waramaze wenda nawe uvuga ko uri umukristo ariko utari umukiranutsi? Kuko namaze igihe kinini cyane. Namaze igihe kinini cyane rwose. Nanjye ndi umukristo ariko ndi n'umunyabyaha. Ubwo nkagerageza gukora ibishoboka byose kugira nyine nzaba umukiranutsi, kuko
idini navukiyemo navuga ngo ry'ababyeyi ryadutoje nyine kujya tujya muri Sunday school turi abana tukaririmba indirimbo tugasenga dutoza gutyo nyine dukura tukumva nyine dushaka kumenya Imana kandi tukaba abakiranutsi tugatungana ku gato na kanini kugira ngo tuzajye mu ijuru. Twavutse nyine dusanga navutse nge nsanga ababyeyi banjye bafite idini basengeramo, hanyuma baza kutubwira nyine ngo tujya gusenga, tukajya tujyayo tugasenga, yemwe rimwe na rimwe tukaniriza ubusa turi n'abana, ariko ntabwo nigize mbonamo gukiranuka muri uko kujya muri Sunday school, kuko nabitangiye nkiri umwana, ariko mbikuriramo nkomeza nyine gushakisha uburyo nyine, kuko numvaga mu mutima mfitemo ikintu kimbwira nyine yuko ntakiranutse ngo ngende buri kantu kose ngakore neza, nubaha abantu, nsenge kenshi, nkora ibintu by'ibikorwa byiza. Numvaga nyine mu mutima harimo ikintu kimbwira ngo ntabwo nzajya mu ijuru ninabigenzanye. Ibyo byose se wakoze cyangwa wakoraga nibyo byitwa ubukristo? Hanze aha ngaha nyine uko babivuga, ubwo ni ukuvuga ngo hanze aha iyo umuntu ajya ku rusengero akajya mu materaniro akaririmba, agatanga amaturo, agatanga mbese ibya 10 n'ibindi byose bisabwa n'idini, icyo gihe bavuga ko ari umukristo. Iyo nta kintu kimwe ari kubura, niyo ugize icyo ubura, icyo gihe nyine bashaka ukuntu nyine batagukwemera, ntabwo bakwemera, kuko iyo utari kugira icyo ubona ntabwo uri umukristo wemewe. Ariko iyo uri kufite icyo ubona uri kubahereza, uri umukristo, uri gutanga ku idini, uri gutura, uri kuririmba, mbese gukora ibintu bitandukanye by'imirimo y'abantu bakora byo mu rusengero, abantu bahita bavuga ati uyu ni umukristo. None se Kristo wazamwataho? Ubwo ntabwo Kristo ntabwo ashobora kuzamo, kuko Kristo iyo ugiye iyo bakubwirije bateranya iteraniro cyangwa bakora konseri, bakabwira abantu nimuze, umuntu bose bakire Yesu umwami n'umukiza, muze hano imbere tubasengera. Kubera ko bagize ibintu bagenda bababwira, bigatuma harimo abagira ubwoba, bakavuga ati umuriro utazatwotsa, bakavuga ati reka tuze tugende badusengere. Abantu bose bakagenda ikivunge, bakagenda bakabasengera, barangiza kubasengera hakaba hari nk'umudiyakoni w'iryo dini, akaberekeza ahantu runaka, akababwira ati rero kuwa gatandatu tugira inyigisho z'abakristo, tugira twigisha abantu ku gice, bakigira inyigisho z'igice, hanyuma ubundi bakazabatizwa. Ubwo bakakwigisha, amara kukwigisha bakafatisha n'imirongo mu mutwe, wamara kuyifata ubwo bakavuga ngo ubaye umukristo. Burase bakwemera batarakubatiza? Ntabwo bakwemera batarakubatiza. Mbese umuntu bigishije inyigisho z'igice bakamubatiza, uwo niwe bemera nk'umukristo? Niwe bemera nk'umukristo. None se mwizo nyigisho z'igice bigisha nta Kristo nyine bavugamo? Ni ukuvuga ngo bagira n'amagambo bavuga, bakakubwira nyine amagambo nk'ara ari muri Bibiliya, wenda ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, Yohana 10:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwiza wese atarimbuka. Ukabifata mu mutwe gutyo, wamara kubifata baba bari kubaza ab'inyigisho z'igice ngo kugira batsinde bazababatize, wabivuga neza wabitsinda, ubwo bakajya kukubatiza. None se uwo muntu ko abahamya nyine ko ari umukristo, we mu by'ukuri abavuga ko ari umukristo, icyo adahamya ni uko yaba ari umukiranutsi, ariko kuba ari umukristo byo arabihamya. Mbese ubwo abagendeye gusa ko bamwigishije, akagira imihango akorerwa, akagira n'inshingano ahabwa, ibyo gusa agahita avuga ati mbaye umukristo, ariko mu by'ukuri icyo ni ikinyoma. Ni ikinyoma rwose. Israel, ko abantu benshi ari uko nguko bameze? Abantu benshi nyine nuko bameze, kandi nanjye niko nari imeze. Nawe niko wari umeze? Niko nari imeze. Yego.
nanjye nahoze muri abo ngabo nyine nanjye niyita umukristo yego ariko ndi n'umunyabyaha yego ariko nyine ni ikinyoma nta mukristo w'umunyabyaha ubaho nta mukristo w'umunyabyaha ubaho wakimazemo imyaka ingahe icyo kinyoma ni ukuvuga ngo navutse ntangiye kumenya ubwenge nahise njya muri Sunday school hanyuma ubwo urumva nagiyemo nko muri 2 ngira ngo na 2 na 3 gutyo cyangwa muri 2 gutyo yego maze kumenya akenge ntangiye kumenya kwihitiramo abanza njya gusenga ubwo ikinyoma nakibayemo nyine nkitangiriye muri Sunday school kuko nasengeraga nyine mu idini ryitwa aba Protestant cyangwa se bagita EAR yego hanyuma mbamo nsenga nyine njya muri Sunday school ngenda nyine ngerageza kugeza n'igihe nakuriye muri yo Sunday school noneho kugeza n'igihe none mba n'umwarimu wa Sunday school noneho ubwo ikinyoma urebye nakivuyemo muri 2015 nibwo ubwo wari umazemo kuva 2003 yego kugeza 2015 ubwo ni nk'imyaka 12 ni myinshi mu by'ukuri nagiye nanahindagura sinaho ngaho muri iryo dini nabanje nasengeye gusa nahinduye njya no mu rindi ujya no mu rindi yego niki cyaguteye guhindura icyanteye guhindura hari umuntu twabanaga akajya ambwira ngo utabatijwe mu mazi menshi ntago wazajya mu ijuru yego akambwira ngo kubatizwa mu mazi menshi nibwo ubusohoje gucyanuka kose nkajya mubwira amazi yose n'amazi ati niyo wabatizwa ku gahanga niyo wayagushyira ku birenge niyo waragushyira hehe aba ari amazi nta mazi menshi nta mazi make yose n'amazi yego ubwo nkajya mutsindisha icyo ngicyo mvuga ngo ndamutsinda nyuma akomeza kubimpata noneho ngeze aho nsa nk'ubyumvise kugeza ubwo noneho nanarose n'inzozi inzozi zirose zinyereka ko ngomba kubatizwa mu mazi menshi yego ubwo mita mpindura idini nari ndi kwiga ndi ku ishuri muri segonderi hanyuma muri iryo shuri rya segonderi hari ishuri ry'abapantikoti yego bita ADPR hanyuma abayobozi baho nyine bari barimo abatwigisha baranyigisha ubwo nyine kuko twigishwaga nyine twigiraga mu kigo cya ADPR byatumye nyine numva izo nyigisho za ADPR nziyobotse yego noneho za nzozi navuga narose zanyeretse ko nagiye ko nambona umuntu ahagaze ku gicu ari umudamu witeze igitambaro ambwira ngo ku itariki 9 z'ukwa kabiri ugomba kuba wavuye muri ADPR ugomba kuba wavuye mu Protestant wimutse ubwo nabatijwe nari narabatijwe naramaze kubatizwa muri ADPR ariko nakomeje kuguma mu idini navukiyemo hanyuma noneho nari nabatijwe ari muri 2010 wabonye umugore ari ku bicu ateze igitambaro arambwira ngo ku itariki 9 z'ukwa kabiri ugomba kuba wimutse ubwo nahise mvuga nti noneho nanjye ubwo ngubwo natangiye kwerekwa ubwo nabatijwe mu mazi menshi kuko nicyo kintu nahise mvuga ati ubwo nabatijwe mu mazi menshi ubwo Imana natangiye kwerekwa ubwo ngubwo ngomba kwimuka koko ubwo nyine byarabaye ariko n'itariki sinayukaga ko ari itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri muri 2011 kuko nabatijwe ari mu kwa 12 muri 2010 muri ADPR ariko nyuma yaho mu kwa kabiri kundi mwaka ukurikiyeho nibwo nyine uwo mudamu wari witeze igitambaro yaje mu nzozi abarambwiye ngo ugomba kwimuka ugomba nimukiye muri ADPR gutyo ubwo bibaye gutyo nyine mbaye mu ADPR yego byo nabimazemo ubwo muri ADPR nagiyemo 2011 mbibamo njya no muri korali nkajya nkora n'amasengesho
mbese nkakora ibisabwa byose by'idini, nkakora ubwitange, buri kintu cyose nyine nkagikora. Ndi umwana nyine usa witonda, nako nisi mvuga ngo usa witonda, ku buryo bankundaga cyane, bakavuga ati uyu ni umwana mwiza, ijuru niba rihari niwe wenyine uzabanza kurijyamo, kuko babonaga nyine nitonda. Bakavuga ati kuko sinakubaganaga, sinakoraga ibintu byatuma abantu bavuga ngo runaka akora ibintu bibi. Mbese nakoraga ibintu ku buryo abantu bose banshimaga. Ubwo se mu mutima wawe cyahindutse ni iki? Ikintu cyahindutse mu mutima uhinduye idini rimwe ukajya mu rindi, mu mutima hahindutse iki? Nkimara kubatizwa nahise numva nyine ndavuga nubwo nabyawe n'amazi n'umwuka, nashoje gucyanuka kose, nta gisigaye noneho ngiye kujya mu ijuru. Yego. Numvaga nyine ubwo nta ari ryo dini ry'ukuri, ku buryo nanavugaga ngo nindamuka mvuye muri ADP nzicara ntago nzongera gusenga. Kuko numvaga ari ryo dini ryiza ry'ukuri, kuko nyine batubwiraga yuko buzura umwuka, kandi ko uko kuzura umwuka ariyo mababa tuzambara turi kuzamuka mu ijuru. Ubwo bakajya batubwira ngo impanda izavuga, abafite umwuka wera bazahite bazamurwa nyine, kuko niyo mababa azabazamura. Udafite umwuka wera utari muri ADPR ntago azagera mu ijuru, kuko muri ADPR nyine bagira umwuka basengamo, bagatitira, bakagira mbese uko namwe murabizi nyine ukuntu bijya bigenda, cyangwa se namwe mwabibayemo cyangwa se mwarabyumvise. Ariko muri ADPR nyine nuko nabayemo, mva 2011 ndakomeza ngeza muri 2019. None se wumvaga si icyo gihe noneho upfuye wajya mu ijuru? Reka da, ntago numvaga najya mu ijuru, kuko umutima wanjye wahoraga nyine unshinja ko ndi umunyabyaha. Nkahora nyine nkora ibishoboka byose kugira ngo nyine ntunganire Imana. Yego. Kuko nubwo abantu banshimaga bakavuga ngo uriya ngo rwose ngo uriya musore ngo ngaritonda, bakabona nyine ndi umuntu ugenda neza, ariko njye umutima wanjye ntago numvaga ngenda neza. Yego. Kuko numvaga mu mutima mfite ikinshinja, yemwe nkaba numva nyine ntajya mu ijuru, kuko numvaga ntari umukiranutsi. Yego. Kuko ibyo nakoraga byose ntabwo najyaga muri korari, mba umuyobozi wa korari, ariko ntabwo byari byaramesheje kuba umukiranutsi, kuko ntabwo nahoraga n'ikidodo mu mutima nkumva nzarimbuka uko byagenda kose ntagenda neza, ngo nkore ibisabwa n'idini byose, ngende muri korari neza, nyobora abaririmbyi neza. Numvaga nintabikora gutyo ngo ngende neza, numvaga nyine ku munota wa nyuma w'urupfu rwanjye aribwo nzabona ijuru, kuko numvaga bavuga ko nta ntungane ibaho, ko nibaho bw'iricumuye 7. Yego. Wabwira iki undi muntu nawe uri gushakishiriza ubutungane muri iyo nzira y'imirimo myiza akorera mu idini? Ni ukuvuga ngo umuntu uri gushakishiriza ubutungane mu mirimo n'ubundi ntabwo azabubona, azarinda henuka ava mu mubiri atabonye ubwo butungane ari gushaka, kuko ubutungane ntabwo buva mu mirimo y'umuntu, kuko n'umukurambere Aburahamu ibyanditswe bikavuga ngo iyo Aburahamu yaratsindishijwe n'imirimo aba afite icyo yirata, ariko si imbere y'Imana. Tukiri aho, igihamya umwe mu bantu bahamya ko bagerageje gukora ibyasabwaga n'idini mu myaka irenga 10, ariko ubwo butungane ukaba utarigeze ububona. Yego. Ubwo rero byanahamiriza undi wese nanone uri gushakishiriza ubutungane mu mirimo ko budashoboka. Mu mirimo ntibushoboka rwose. Ntibushoboka. Urumva wayoboye Sunday school, wigishije abana inyigisho zo ku cyumweru, wayoboyeho korari. Ntekereza ko na mbere yo kwiyobora nawe wanje kwibamo umuririmbyi cyane. Wabaye umuririmbyi, umaze kuba umuririmbyi uba n'umuyobozi wa korari. Wabaye n'umucuranzi. Wabaye n'umucuranzi. Yego.
ariko ibyo byose ntabwo byakwemeje ko upfuye najya mu ijuru. wajya mu ijuru. hari ubwo wigeze uba umuvugabutumwa wenda mu idini? mu idini urebye ntabwo nigeze mba umuvugabutumwa. Nyiri muri iryo dini ry'abaporoso hari imihango bajya bakora cyangwa se uko gahunda zabo baziyobora. Yego. Ibyo najyaga nkora ni ugusoma igice cy'umweru bakanyambika ya kanzu yera. Ubundi ku cyumweru nkasoma igice nkagisoma neza cyane. Nkavuga ati mwakira ijambo ry'Imana tubishimiye Imana. Wabayeho umusomyi w'igice? Nabaye umusomyi w'ibice, ariko n'ubutumwa hari igihe najyaga mbuvuga nyine nabwo ariko mu rusengero. Mu rusengero gusa nta handi najyaga njya. Ukaba wabwiriza? Nkaba nabwiriza nyine iteraniro ku cyumweru cyose nkaribwiriza, abantu bagafashwa bakavuga ati twafashijwe. Israel wabwirizaga iki? Ko ngeze amatsiko. Nababwirizaga nyine ibyo nanjye nari naramaze gufata mu mutwe. Kuko ntabwo nari nzi gucyanuka kw'Imana uko ariko najyaga mbwira abantu nkababwira nti mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gucyanuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Ubwo nkajya mvuga gutyo, nzi ko nanjye ariko ndi gushaka gucyanuka kw'Imana. Muri ibyo byose nkora, muri ayo maturo ntanga, muri icyo cya 10, muri ibyo bintu byose nakoraga, nzi ngo ndimo ndashaka gucyanuka kw'Imana. Iyo wababwiraga ngo bashake gukiranuka kw'Imana, wababwiye gukora neza imirimo? Gukora neza. Gukora neza yaba ari mu idini ndetse no hanze muri sosiyete barimo, bakore neza, bigengesere, baba abantu bashimwa. Icyo gihe bazaba bagize ku gukiranuka kw'Imana. Ubwo nyine nishingiragaho nkabona ntacyo nishinja cyane, nkabona nanjye bwanjye nkabona nyine umutima wanjye nubwo nkora ibyaha, ariko nkabona nkora ibyaha bikeya sindi nk'abandi. Ubwo nkashingira kuri njyewe mu mutima nkavuga nti byibuze bose babaye nkanjye, wenda ijuru twazaritaha. Mu gihe ariko nawe uzi neza ko upfuye utarijyamo? Nanjye numvaga ntarijyamo. Ariko iyo niyo nzira ya benshi? Niyo nzira ya benshi. Niyo nzira ya benshi mu by'ukuri. Hari n'igihe umuntu aba atekereza ko nakura wenda ko bizahinduka, wenda ko impamvu agikora ibyaha uko akiri muto, agatekereza ati wenda igihe kizagera noneho nkure ngende ndeka bya byaha, ahari igihe kizagera noneho mbe ntunganye neza. Umuntu utekereza gutyo wamubwira gute? Umuntu utekereza ko igihe kizagera azakura akareka ibyaha, ibyo nabyo ntabwo bishoboka. Wenda akaba ati nuko nkiri muto ndacyafite amaraso y'ubutoya niyo mpamvu nkora ibyaha, ati wenda igihe kizagera nkure ibyaha bigende sinongere gukora icyaha na kimwe. Uwo muntu wamusubiza gute? Ni ukuvuga ngo uwo muntu ntabwo ibyaha bizagenda, ahubwo bizamugumaho. Yego. Kuko n'ubundi aba ari kugerageza gushaka kwikuraho icyo cyaha kandi giteye muri we. Kuvuga ngo icyo cyaha giteye muri we, none ashaka kukikura kugira ngo azagire igihe adakora icyaha. Kabone nubwo yaba atagaragaweho icyaha, n'ubundi cyaha kiba kimurimo. Kiba kimurimo niyo yakibomboreka abantu bose bakamushima, bakamutaka ibigwi, bakavuga ati uriya ni umuntu mwiza, ariko niyo byagenda bite ntago yahita aba umukiranutsi ngo nuko ngo adakora ibyaha. Kudakora ibyaha ntibigira umuntu umukiranutsi. Yego. Uko yakugengesera kose, uko yaba mwiza kose, mu by'ukuri akomeza kuba ari umunyabyaha imbere y'Imana. Nubwo abantu bamushima, nubwo idini cyangwa itorero rye ryamushima, ariko mu by'ukuri akomeza kuba ari umunyabyaha. Nibyo rwose. Nkabaza nti none warangira abantu gute inzira, baba ari abo wabwirije, baba ari abo wayoboye muri korali, bashobora kuba bari gukurikirana kino kiganiro cyacu, cyangwa bazagikurikira mu gihe runaka, abo bantu bagishakira ubutungane muri ya nzira wabigishije cyangwa se bigishijwe n'abandi byo gukora imirimo myiza y'idini, abo bantu wabayobora mu yihe nzira noneho baberamo abakirana? Inzira ihari ni imwe rukumbi. Yego. Ni inzira ni Yesu Kristo. Yego. Ariko attention, nanone Yesu Kristo wibuke ko abantu bavuga ko nabo
bizera Yesu. Ubwo rero ndagira ngo rwose ufashe abo bantu basanzwe bazi ko bizera Yesu Kristo, sibyo? None ndetse bakanamukorera kubera ko kwa kuririmba, kwa gutanga ibya 10, kwa gutanga amaturo, kwa kwigengesera, bya bindi byose bazi ko Yesu ari we babikorera. None abo bantu urabarangira iyihe nzira bakiriramo? Nuko inzira nyine nimo mvuga nyine nivuze ngo ni Yesu Kristo, kuko idini ntago ryigisha Yesu Kristo ugira abantu bakiranutse. Okay. Ahubwo ryigisha Yesu Kristo abantu bakorera, nubwo atari Yesu Kristo ariko ni Yesu wundi Pawulo yigeze kumuvuga mu byanditswe. Okay. Avuga ngo ni Yesu wundi kuko ntabwo abahindura abakiranutsi, kandi umuntu wese wizeye Yesu Kristo ababaye umukiranutsi. Ubwo na Pawulo yarabihamije, aravuga ngo kandi mboneke ko ndi muri we, ntafite gucyanuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Yesu Kristo. Ubwo gukiranuka kuzanwa no kwizera Yesu Kristo niko konyine gukenewe, abantu bose bakeneye kugira ngo bazajye mu ijuru. Gukiranuka kuva mu mategeko no kubariza imirimo y'amategeko bategetswe n'idini ntago kwahesha umuntu kujya mu ijuru. Yego. Ahubwo igihesha umuntu kujya mu ijuru ni ukwemera ubutumwa bwiza, ukemera yuko Yesu Kristo ubwo yabambwa ku musaraba yari apfiriye ibyaha by'abantu byose. Yego. Hanyuma azutse azukira kugira ngo tugirwe intungane. Ubwo urumva nk'uko ibyanditswe bibivuga mu Baroma 4 ku murongo wa 25 ngo yashyikirijwe abamwica azira ibyaha byacu, ngo maze arazuka kugira ngo tugirwe intungane. Yego. Urumva nyine umuntu uvuga yuko yizera Yesu Kristo ariko akaba atari yaba intungane cyangwa atari yaba umukiranutsi, uwo nguwo namukangura nyine kumva ubutumwa bwiza, kuko atumvisha ubutumwa bwiza n'ubundi idini azaririmbukiramo agikomeje kugendera muri iyo mirimo y'idini, kandi avuga yuko yizera Yesu. Kuko kwizera Yesu ntabwo bibangikanywa n'ibindi, ni ukwizera Yesu gusa. Yego. Uti kwizera Yesu ntabwo bibangikanwa n'ibindi, ariko n'ubundi abo bantu babazi ko Yesu bamuzi, bakaba bazi ko yanabapfiriye, banemera ko yazutse. Ndagira ngo rero menye mu by'ukuri umuntu ukurikiye isi rero aka kanya, ubundi buryo bw'ukuri nyine ari bwizeremo Yesu bitandukaniye hehe? Ndagira ngo musobanurire mu buryo bwimbitse kugira ngo abashe kubishyikira. Uwo Yesu aramwizera ate? Aramwizeraho iki? Ni ukuvuga ngo rero kwizera Yesu ntabwo ari ukubivuga ku munwa, ahubwo kwizera Yesu ni uko biba mu mutima. Nk'uko Yesu umuntu yabaye umunyabyaha bihereye mu ivuko. Ni ukuvuga ngo Adamu ubwo yakoraga icyaha abantu bose bari babaye abanyabyaha. Yego. Uwavutse n'uzavuka mu myaka n'imyaka wese yari abaye umunyabyaha. Ku buryo ntabwo umuntu aba umunyabyaha kuko yatangiye gukora ibyaha runaka, ahubwo umuntu yabaye umunyabyaha atari yanavuka. Yego. Kuko ibyanditswe birabivuga, bikavuga yuko ngo uwiswe wabaye umunyabyaha ukivuka ubu umunyabinyoma ukivuka. Wanga umuntu yabaye umunyabyaha mbese mu yandi magambo abicyaha, kuko Adamu ubwo yacumuraga inyoko muntu yose yari yanduriye icyaha cyose. Umuntu wese avuka aciriweho iteka, akavuka ari umunyabyaha, kandi nta bushobozi afite na buke bwatuma yahindura uko kuntu yavutse. Yego. Kuko icyaha nyine kuba yarakivukanye ntago yabihindura. Ni nko kuvuga ngo wavutse uri umuhungu ngo uzabihindura uba umugore cyangwa uba umukobwa. Ntabwo bishoboka. Yego. Ubwo umuntu wavutse ari umunyabyaha aba ari umunyabyaha kuko yavutse ku munyabyaha. Yego. Niyo mpamvu nyine umuntu atahindura iyo yiyise umukristo, ubwo mu yandi magambo ahubwo aba ari kwita Imana inyabinyoma. Yego. Kuko aba ari kwita umukristo kandi utari umukristo. Kandi Imana yavuze yuko nyine ugize umukristo ni wowe ubaye umukristo. Ubwo
umuntu rero utari umukristo aba ari kubeshya. Umuntu uvuga ko ni umukristo kandi akaba atari n'umukiranutsi cyangwa atari intungane aba arimo arabeshya, kuko ubukristo nyine buturuka kuri Kristo. Yego. Mbese mu yandi magambo avuze ko ari uwera. Yavuze ngo ni umukristo, abavuze ko ari uwera, abavuze ko ari umutagatifu, ariko ntago ashobora kubihamya. Agahita yitwikira iryo zina gusa byonyine akavuga ngo ngende umukristo, kandi ngo nzahora ndiwe, kandi atari umukristo. Yego, ndabyumvishe. Ubwo urashaka gusobanura ko umuntu yabaye umunyabyaha atari yanavuka, ahubwo abereyewe muri Adamu. Hanyuma avukiye mu isi avukana bwa bwandu bw'icyaha, akaba ari nayo mpamvu yibonaho imbuto z'icyaha, ariko za mbuto akaba atari zo zimugira umunyabyaha. Umuntu akaba arwana no kureka imbuto, kandi igiti kigihagaze. Akaba ari nayo mpamvu iteka ahora yumva n'ubundi ari umunyabyaha, yewe no mu gihe n'imbuto zitagaragaye akumva n'ubundi akumva ntago ari umukiranutsi. Okay, noneho rero icyo twacyumvishe ko aricyo kibazo umuntu yagize. Hanyuma igisubizo rero ku icyo kibazo cyaje kubikiye. Igisubizo ku icyo kibazo cy'ubunyabyaha, Imana yaje gutegura umugambi wayo wo gucungura umuntu. Itegura pura yayo, iravuga iti ngomba gucungura umuntu, hanyuma akazinjira mu ijuru ari njyewe bimuhesheje. Yego. Ni ukuvuga rero Imana yateguye uwo mugambi wayo, imaze kuwutegura nibwo yoherezaga Yesu Kristo. Imwohereza mu isi, avukira muri Mariya, avuka nta cyaha na kimwe akoze, kuko ntago yigeze avukana icyaha nk'uko twe tuvukana icyaha, kuko ntiyavutse kuri Adamu, ahubwo yavutse ku Mana. Ni ukuvuga ngo nk'uko abantu bajya babisoma n'ubundi, Yesu Kristo yavutse kuri Mariya, ariko ari inda y'Umwuka Wera. Yego. Ni ukuvuga ngo nta hantu ahuriye n'abanyabyaha. Yego. Kuko ijambo ry'Imana muri Luka, ntibuka igice neza ko ni icya mbere, havuga ngo uwera uzavuka azitwa umwana w'isumba byose. Yego. Ngo mu isi hari havutse uwera umwe wenyine kuva isi yaremwa. Hanyuma Yesu avutse ari uwera, aba mu isi nyine ari umugambi umuzanye, ari uwo gucungura abantu kugira ngo bagire abera nk'uko nawe ari uwera. Ubwo marayika abwira Mariya, yaramubwiye ngo uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Ni muri Matayo igice cya mbere, mu murongo ngira ngo wa 10 na kangahe, wa 18 hari hafi aho ngaho. Amubwira ngo uwo muntu uzavuka uzamwite Yesu. Ubwo Yesu, impamvu yiswe Yesu kwari ukugira ngo azakize abantu be ibyaha byabo. Ubwo nicyo iryo zina risobanura. Nicyo risobanuye. Ubwo kwizera Yesu, kuko Yesu yaje mu isi aje gucungura abantu ibyaha byabo, ngo abibakize. Kuko na Yohana yabwiye abari baramukurikiye, arababwira ngo dore nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Hanyuma abantu bose bakurikira Yesu, kuko bari babonye noneho umuntu ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ubwo gukurikira Yesu byari ukugira ngo nyine abantu bakize ibyaha. Ubwo umuntu wakurikiye Yesu rero ni nawe ukira ibyaha. Ubwo utamukurikiye ntago ashobora gukira ibyaha, kuko n'ubundi icyaha ntiwakikuraho, kiba cyarahereye mu ivuko, kikugize impande zose, muri wowe hose icyaha kiba kikugize. Ubwo ni ukuvuga ngo niyo wavuga ngo uricaye nk'ahantu runaka, uriyicaye uracecetse, ntusohotse ngo uhure n'abantu, n'ubundi warimbuka, kuko ntabwo waba ubaye umukiranutsi, kuko ikikugira umunyabyaha ni uko nyine wavutse uri umunyabyaha. Ubwo umuntu wakwikingiranira mu nzu akamara iminsi asenga, avuga ati nirinde guhura n'abantu,
niyo yapfira mwayo masengesho, niyo yayapfiramo ntabwo yajya mu ijuru yarimbuka, kuko ntabwo ikimukuraho ubunyabyaha aba yakibonye. Yego pe. Noneho Yesu yakuyeho ibyaha by'abantu ati? Yakuyeho ibyaha by'abantu kuko Imana uburyo yabikoze yafashe ibyaha by'abantu byose ibishyira mu mubiri wa Yesu, hanyuma irangije imuhanira ibyaha byacu byose kugira ngo noneho twebwe dusigare nta cyaha tubarwaho, kuko Imana yabibaze kuri Yesu. Ubwo Yesu Kristo niwe wabaye ikiru cy'ibyaha by'abantu bo ku isi yose. Hanyuma igisigaye nuko abantu bemera nyine yuko ibyo byaha byabo byabazwe kuri Yesu. Yego. Urakoze cyane. Ko hari abantu bagira impungenge zo kwemera ibyo bintu uri kuvuga, bakavuga bati ubwo Israel kumbwira ngo nemere ko ibyaha byanjye byose byamvuye bikajya kuri Yesu, ko nta cyaha na kimwe mbarwaho. Umuntu ufite izo mpungenge uzimaranye iminsi, wenda wanumvishaho ubutumwa bwiza ariko agatinya, akavuga ati reka ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka, ntabwo Yesu yapfira ibyaha byanjye byose, nemera ko wenda yapfira ibyaha byanjye, ariko ntabwo ari byose ku buryo nakwizera ko nta cyaha na kimwe Imana ikimbaraho. Uwo muntu wamumara impungenge ute? Uwo muntu amumara impungenge zo kwemera akemera ijambo ry'Imana. Yego. Kuko ijambo ry'Imana ni ryo kuri kuruta ibyo umutima wawe ukubwira cyangwa se iby'abandi bantu bakubwira. Kuko ijambo ry'Imana ni ryo muti kandi ryo mucyo. Ni ukuvuga ngo ibyaha byose Yesu yarabipfiriye, nta cyaha na kimwe yasize. Kuko n'umuririmbyi w'124 yararirimbye avuga ngo ibyaha byanjye yabyikoreye byose ntiyasigaje na kimwe, byabambwe byose ku musaraba we, Yesu ashimwe yaranyijije. Amen. Urumva? Nta munyabyaha ukwiye no kuririmba iyo ndirimbo. Yabyikoreye byose. Ariko byumvikane neza ko n'umuririmbyi yabihishuriwe akabiririmba. Hanyuma n'ibyanditswe bikaba bibihamye. Urwandiko rwanditswe na Petero rwa mbere igice cya kabiri ku murongo wa 22 haranditse ngo nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Uwo ni Yesu Kristo uvuga. Nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Yaratutswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yihida aca urwa kibera. Ubwo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha, dore ko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Amen. Ni ukuvuga ngo niyo washingira kuri iki cyanditswe gusa, yego, biragaragara neza ko ibyaha byacu byose Yesu yabyikoreye, kandi yabishyize mu mubiri we, kandi abishyiramo umuntu wumva kino kiganiro, yego, cyangwa uzanagitega amatwi, yego, ntabwo ibyaha yayishyizemo ari ibyo wakoze utarabaho. Yishyizemo ibyaha wakoze utarabaho, kuko wakoreye ibyaha muri Adamu. Yego. Yishyiraho n'ibyaha wari kuzakora. Yego. Kuko wari utaravuka. Yego. Iki cyanditswe cyandikwa wari utaravuka. Yego. Bivuze ngo Petero yaza kuba hari ukundi kuntu bimeze akaba atarabyikoreye byose, yari kwandika akavuga ngo ibyaha yikoreye ibyaha byacu bya mbere yuko tuvuka. Ariko Yesu yikoreye ibyaha byacu abyikorera mu mubiri we. Yego. Bivuze ngo ubwo Yesu yapfaga nta cyaha na kimwe yasigaje. Yego. Yarapfuye ariko azize ibyaha byose. Ubwo gupfa kwa Yesu kikaba cyari igihano Imana yari iri kumuhana, imuhanira ibyaha byacu. Yego. Ubwo rero ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha, dore ko tubeho ku gukiranuka. Yego. Ni ukuvuga ngo ubwo Yesu yapfaga ibyaha byacu yari abibambanywe. Yego. Ngo yari abambwe, abambiwe ibyaha byacu. Yego. Hanyuma
undi musaruro wavuye muri uko kubambwa kwa Yesu ni ukugira ngo tubeho ku gukiranuka. Yego. Nitwongere kubaho turi abanyabyaha. Yego. Ahubwo tubeho ku gukiranuka. Yego. Yego. Nibyo. Ubwo impamvu umuntu atari umukiranutsi nuko atemeye ko ibyaha bye byose byabazwe kuri Yesu, byagiye mu mubiri wa Kristo. Yego. Imana yamwica ikabihannye icyaha, ikabihannye umunyabyaha, Yego. yamuhamba ikabihambye icyaha, Yego. yazuka arangije guhanwa igihano cy'ibyaha. Aha. Hakaba hazutse umukiranutsi. Ubwo mu yandi magambo ikibazo abantu bafite ni ukutizera. Ni ukutizera ko ibyaha byabo byabazwe kuri Yesu, cyangwa se umubiri wa Yesu watwaye ibyo byaha byabo. Yego rwose. Yego. Hanyuma wowe ibyo se wabyizeye ryari Isirayeli we? Icyo bintu ngewe uburyo nabyemeye, naje kumva abavugabutumwa bwiza bari kuvuga ijambo ry'Imana kuri radiyo. Yego. Buriya nagiraga ishyaka cyane ryo gushaka gukiranuka. Kugeza ubwo najyaga nshaka ibitabo bitandukanye kitwageze ko kivuga ijambo ry'Imana. Yego. Cyose nagisoma kugira ngo menye ko noneho nabona gukiranuka kw'Imana. Yego. Nkagenda nsoma ibitabo bitandukanye ku buryo n'abantu dutonye bajya bakushanga urasoma. Yego. Bakajya bahora bambaza impamvu nkunda gusoma cyane. Kandi nkaba nsoma ijambo ry'Imana, nsoma n'ibindi bitabo. Yego. Nkajya nta bisobanuro byinshi nabaga mfite, kuko ngiye cyo banaga nshaka mu mutima nyine numvaga nyine nshaka kuzakigeraho kugira nzakiranuke. Ariko naje kumva abavuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana barimo bavuga kuri radiyo muri uwo mwaka 2015. Yego. Kuko nibwo nakira ubwo butumwa bwiza. Yego. Hanyuma numva barimo baravuga ijambo ry'Imana bavuga yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ko ahubwo atsindishirizwa no kwizera. Yego. Hanyuma habaga ibiganiro bimara igihe kirekire, ntega amatwi ku buryo byajyaga biba no mu gicuku cy'ijoro, ntega amatwi ndakurikira ku buryo icyo gihe nahise numva noneho icyo nashakaga nkibonye. Yego. Numva noneho gukiranuka sinzongera gukorera gukiranuka, kuko nari maze kumenya neza uko gukiranuka noneho kuboneka. Yego. Uko kuboneka bitewe n'uko wizeye. Yego. Kuko nari naragejeje gukora imirimo itegetswe n'amategeko, nkakora n'ibindi bikorwa byiza, nkibabaza nkasenga n'amasengesho kugira ngo ndebe yuko nyine byazamisha gukiranuka, ariko sinari narabonye gukiranuka. Yego. Haba gukiranuka naje kukubona nkwiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Yego. Kuko abavugabutumwa bavuze ijambo ry'Imana, kuko bamaze kurivuga, hanyuma numvamo ubutumwa bwiza bumbwira yuko nyine ndi umunyabyaha, kandi ko nashobora gukiranuka mbyihesheje, kahubwo biva ku gukiranuka kwa Yesu, ariko kwinjiza umuntu mu ijuru, akakubarwaho akajya mu ijuru ajyanwe n'uko gukiranuka. K'ibikorwa byanjye n'ibyo nagerageza gukiranukamo byose, ko nta kimwe cyamesha kujya mu ijuru. Yego. Hanyuma ndabyumva ndabyizera, kuko nahise mbibwira n'umuntu twabanaga, namwana ngewe nubwo nzongera no kwiyeza, kuko najyaga niyeza kenshi kugira nyine nkiranuke, kuko nahoraga nkora uwo muhango witwa kwiyeza. Yego. Ariko sinari narakiranutse. Yego. Ubwo hanyuma mbimubwiye ajya kubwira nyirarume, aramubwira ati Isirayeli yakire bya bintu byo kuri radiyo, ntiyabyumvise. Ubwo mbaho ndi mu idini, ariko narabyumvise ibyo bintu. Yego. Nkomeza kwibera mu idini, kuko nabwo nzajya mba mu idini nkore uko bishoboka kose, ariko namaze kumenya yuko ijuru ntazariheshwa n'ibyo nakoze. Hanyuma ndakomeza mba mu idini nyine niyoroheje, nkajya noneho nanabwiriza, nkabwiriza bya bindi nizeye, nkajya mbivuga, ariko ngatinya kuvuga yuko bareka kwiyeza. Icyo kintu natinyaga kukivuga kugira batampagarika, kuko nibampagarika ndahita mbura ahantu nzajya nsengera. Yego. Ubwo nguma mu idini narizeye ubutumwa bwiza, hanyuma nkajya mbwiriza, nkajya muri gahunda ya korali ya mu gitondo 2:30, kuko batangira 3:00, ariko abaririmbyi bagezeyo kare. Ubwo 2:30 ngahita ntangira nkavuga ubutumwa,
ariko nkababwiza bya ndi nizeye. Ubwo nkabivuga ariko ukabona abantu ntabwo babyumva. Yego. Ukagira ngo ni nk'ikintu gishyashya bari kunguka kubyo bari basanzwe bazi. Yego. Ariko ntibagire ikintu bibahinduraho. Yego. Kuko nubundi hari uko nagendaga mbyorosa kugira ngo idini ritaza kumpagarika. Okay. Yego. Nibyo. None igihe cyarageze utandukana naryo? Igihe cyarageze ntandukana n'idini. Okay. Yego. Wiziye ubutumwa bwiza 2015. Yego. Idini mwatandukanye ryari? Idini twatandukanye 2019. 2019. Yego. Umaze mu myaka 4. Yego. Aho wizereye ubutumwa bwiza se Yego. mu mutima wawe hahindutse ikiziraye? Mu mutima wanjye nahise numva nyine mfite amahoro. Okay. Yego. Amahoro nari narashakisha kuko nahoraga kuva icyo gihe nyine nahise ndeka kujya no mu butayu kuko najyaga njya no mu butayu. Yego. Kugira ngo nyine nzabone gukiranuka kw'Imana kuko icyo kintu nahoraga ngambiye numva nshaka kuzabona ijuru. Yego. Nshaka kuzakiranuka mbese nkagera gukiranuka kw'Imana. Yego. Kuko niba ijambo riravuga ngo manze mushaka bw'Imana gukiranuka kwayo, nahoraga numva nyine ubwami bw'Imana gukiranuka kwayo ngomba kubishaka nkabibona. Yego. Ariko ntabyo nabonaga. Yego. Ariko maze kwizera ubutumwa bwiza noneho nibwo numvise noneho mbonye ubwami bw'Imana gukiranuka kwayo. Amen. Numva umutima urabohotse. Yego. Kwa kunavunikaga njya mu gusengera mu butayu bitangira kugabanyuka ariko idini nari nakomeje kurigumamo. Okay. Nyuma rero yaho yo kuba ndirimo ariko nanavuga ubwo butumwa nari numvise abantu nyine bakomezaga kwibaza nyine uko ndi kuko nta ngeso babonaga bandega bakabona mfite ingeso nziza zigaragara abantu ko bati uriya mwana muhungu ni umwana mwiza. Yego. Ariko maze kumva iyo nkuru nziza nibwo noneho nabohotse numva umutima urabohotse. Yego. Numva nyine ntago nzongera kuruha. Yego. Niyo nagiraga icyo nkora mu idini nagikorera kugira ngo abantu bandebe. Ntago nagikorera kugira ngo Imana inshime kuko nari nzi neza ko ibyo bintu ndi gukora n'ubundi ndi kubita ntari kubikorera Imana. Yego. Kuko n'ubundi Imana nari namaze kumenya yuko Imana idakorwa n'amaboko y'abantu kuko idakennye. Yego. Nkuko ibyanditswe bikuvuga mu byakozwe mu 17:24. Yego. Ni ntabwo Imana ikorwa n'amaboko y'abantu ntabwo ikennye nta nubwo iba mu nsengero zubatswe n'abantu. Ariko najyagamo nkaba nzi neza ko nyine nzakira ntago nari nzi ko hari abandi baba barizeye nk'ibyo nizeye. Okay. Kuko nakomeje kuba nyine kubwo kubura abandi bantu bizeye nk'ibyo nizeye kuko nabwa nanjye nzagerageza nkomeze mbahindure bazizere nk'ibyo nizeye. Nibyo. Hanyuma wagize amahoro mu mutima. Yego. Umaze kwakira kwa gukiranuka kw'Imana. Mu buzima busanzwe igihe umaze warizeye ubutumwa bwiza bugufasha iki mu buzima busanzwe ubutumwa bwiza? Mu buzima busanzwe icyo bimfasha kuba ndi gukora akazi ariko nari umukiranutsi. Ubutumwa bwiza ndi umukiranutsi. Bigufasha iki mwako kazi kawe? Numva ako kazi nkora uko nunguka kose numva mbishimiye Imana. Okay. Ntabwo numva nivovose ngo yenda ngo wenda boss ampembye make se cyangwa se ngo numve ndamurakariye. Oya. Ahubwo ibyo mba ndi gukora mba numva nyine mbikora numva nta kibazo nta mpungenge zo kubanga akazi ngo wenda ngo kari bugire ibibazo niyo byakagira. Okay. Mba nzi neza ko ndi kumwe n'Imana nta mpungenge mba afite. Mba nzi neza ko amahoro ko nta kibazo na kimwe mfite. Iyo bibazo bivutse nyine mu kazi ubwo byakira ute kandi kubera icyo byakira gutyo? Yego. Iyo bivutse mu kazi mita nyine mbona yuko n'ubundi bisanzwe ari ubuzima bwo mu kazi. Hanyuma ibyo bibazo nyine nkakomeza nkizera Imana nkavuga nti ibyo bintu bizagera igihe niba cyari ikibazo gikomeye kizagera igihe kirangire. Kuko ijambo ry'Imana ryari rivuga yuko nyine ngo umunsi ukwiranye n'ibibi byawo nkavuga ngo nyine ikibi cyo muri uwo munsi cyabaye nkumva afashijwe n'iryo jambo nkavuga nti
uko byagenda kose ikibi kibaye kuri uyu munsi cyangwa se ikintu kitagenze neza mu kazi nacyo nizeye ko Imana izabasha kugira ikibi gikoraho. Yego. Hari ikindi kibazo numva nakubaza. Yego. Hari abantu batekereza ko umuntu yizeye ubutumwa bwiza akizera ko ababara ibyaha bye byose byamubera umusemburo wo gukora ibyaha. Mbese akavuga ati ni iki cyamubuza gukora ibyaha kandi nzi neza ko nabibabariwe ko nta cyaha Imana ikimbaraho. Umuntu ufite izo mpungenge we wamubwira iki? Umuntu ufite impungenge zo kumva yakwizera ubutumwa bwiza akikorera ibyaha uko ashaka n'ubundi ibyaha bikora n'ubundi ntawe urabimubwiriza. Ubwo n'ubundi abari kubikora ntabwo ibyaha bikora ari uko yabibwirijwe, kuko icyaha n'ubundi twamaze kumenya yuko icyaha nyine umuntu akivukana. Nta muntu uvuka ngo avuke nta cyaha afite, ahubwo icyaha uvuka nyine uri nacyo kiri muri wowe. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite impungenge zo ngo yizeye ubutumwa bwiza yakora ibyaha uko ashaka, namumara impungenge z'uko Yesu Kristo ntabwo ari umugabura w'ibyaha. Amen. Kuko umwizeye ijambo ry'Imana ritubwira yuko atsindishizwa nawe mu bintu byose. Iby'amategeko ya Mose atabashaga gutsindishiriza umuntu. Yego. Wango umuntu wese wizeye Yesu Kristo abonye noneho imbaraga imurinda kuba yakorana noneho bya byaha yari afite impungenge. Akavuga ati noneho ndamutse nizeye ubutumwa bwiza bumbwira ngo byose byararangiye munahita mbaho uko nishakiye. Ahubwo uba wizeye noneho wakira imbaraga ituma noneho utongera kugira impungenge kuba ati ngiye gukora ibyaha uko nishakiye, kuko iyo mbaraga niyo ikurinda. Amen. Niyo ituma nyine ubaho noneho n'ubuzima bwawe bukagenda butungana, kuko nyine uba wakiriye ubwo butumwa bwiza. Impamvu nyine ubigenda bitungana nuko nyine uba wakiriye ubutumwa bwiza. Mu gihe rero wabyakira uri mu idini n'ubundi ukabifata nk'aho ari ibintu by'idini riguhaye, ntabwo wabyemera. Wakomeza ukumva nyine wakomeza ukero ko wakundi wari usanzwe ubaho. Ariko ubutumwa bwiza itandukaniro bufite ni uko buza bukitera muri wowe, noneho ukaba ari bwo ukaba uyobowe n'ijambo ry'Imana muri byose. Ibyo ukora n'ibyo ugendamo ahantu hose ugiye, noneho rya jambo ntabwo ryakwibura kujya gukora ibyaha. Yego. Kuko ijambo ry'Imana iyo wakira ubutumwa bwiza bw'ukuri, noneho uba ubonye imbaraga ikurinda noneho gukora ibyaha. Ntabwo wowe uvuga ngo ndamutse mbyizeye ngo nagenda uko nshaka, najya gukora ibyaha uko nshaka. Ntabwo ibyo ari byo, ahubwo ubutumwa bwiza iyo ubwizeye, Bibiliya tubwira yuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Kandi iyo umuntu akijijwe nyine abakijijwe, ntabwo ari ukuvuga ngo azakizwa, ahubwo abakijijwe. Ubwo akaba abonye agakiza kandi kiteka ryose. Akaba abonye imbaraga imurinda, kuko nasomye muri rwandiko rwa Petero igice cya 2 umurongo waho wa 24 23 havuga yuko ngo Yesu niwe murinzi w'ubugingo bw'abamwizeye. Umurongo waho hasoza havuga yuko Yesu ari we murinzi. Bivuze ngo rero uramutse wakiriye Yesu Kristo akaba atazi no kukurinda, uwo Yesu ntabwo waba wakiriye yaba ari we. Ahubwo Yesu muzima wapfiriye abantu akabacungura, nuwo wakira ukaba wemeye ubutumwa bwiza, hanyuma noneho Yesu akakurinda gukora bya byaha none. Kuko niwe ubona noneho hatuye muri wowe. Ijambo se rya nyuma wabwira umuntu wakuri iki kiganiro cyose kuva gitangira kugeza aka kanya, ijambo rya nyuma wamubwira ni irihe? Ijambo rya nyuma namubwira nuko yareka kwiyizera no kwizera iby'idini ryamuhaye. Yego. Kuko idini ntago ritanga umuti uvura. Yego. Ritanga uburozi. Yego. Navuga ko ari uburozi, kuko nta Bibiliya itubwira yuko muri Matayo 23
ngo idini ntabwo ari inzira ijyana abantu mu ijuru, yego, ahubwo ni inzira ngari ijyana abantu kurimbuka. yego, Matayo 23:15 atubwira ko ngo mwabanditsi n'abafarisayo mwangeye muzabona ishyano kuko muzezwa no mu misozi no mu nyanja no guhindura umuntu ngo yemere idini yanyu, yego, ngo ariko iyo ahindutse ngo mutuma baruta inkubwe ebyiri ku mwana w'igihenomo. yego, kandi abo bafarisayo ryari idini ryiza rinarusha amadini meza ari ahangaha hanze aha, yego, kuko amadini ari hanze aha ntago yakiranuka kuko abafarisayo bakiranukaga, yego, kuko bo barakiranukaga bagakora ibyo gukiranuka abantu bose bashima, yego, ariko idini ry'iki gihe hari ibyo bakora kandi n'ibyo badakora. yego, ubwo rero umuntu dusoza yenda icyo namubwira ni uko yakemera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, yego, ubukiza bubohora umuntu urupfu rw'iteka, akabaho mu isi azi neza ko afite ijuru bitavuye mu bikorwa bye. amen. Kuko Yesu ubwo yapfaga yari apfiriye ibyaha byanyu. yego, ubwo umuntu wese wizeye yuko Yesu yapfiriye ibyaha bye, ubwo ngubwo niwe ubugabanye gukiranuka. amen. Atabyizera agakomeza akabarwaho gukiranirwa kwe. yego, ubwo yaba yizebwa ubutumwa bwiza akaba nabonye ijuru kandi. amen. kuko ijuru ntiriva mu byo umuntu yakoze. Misiyo yazanye Yesu kwari ukugira ngo umuntu abone ijuru bitavuye mu bikorwa bye. amen. kuko ibyanditswe bikomeza bivuga ngo kuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, Mariko 10:45 ngo kuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo kugira ngo bicunguye abenshi. amen. ubwo rero iyo uri kuvuga ngo urimo urakorera Yesu uri kubeshya, yego, kuko Yesu ntakorerwa ahubwo yaje kugukorera kugira ngo ubone ubugingo, ndetse no muri Yohana yaravuze ngo ndetse bwinshi. amen. Umujura we ngo ntazanywa n'ikindi ngo ahubwo azanywa no kwiba no kwica no kurimbura. yego, ubwo idini misiyo yaryo nyine no kwica no kurimbura, nta kindi dini rihesha umuntu usibye kuba rimukoreza imitwaro idaterurwa nabo ubwabo batabasha gukozaho urutoki. yego, umuntu akaba akeneye yenda kugura ipantaro cyangwa ishati cyangwa igare cyangwa imodoka, bakamubwira ati jya gusenga Imana wiriza ubusa Imana izayiguha. ariko umupasiteri yaba akeneye moto cyangwa akeneye ikindi kintu bagashyira nk'igiturisho bagatura bakamugeza amafaranga akajya kukigura. urumva rero abantu bareke kwizera ibyo binyoma, idini ryababeshye ribabwira yuko nyine bazajya mu ijuru babeshejwe n'ibyo bakoze. yego, kuko bari kubatuburira, bari kubapfunyikira amazi, kuko ijambo ry'Imana ryo rivuga yuko nyine umuntu wizeye ubutumwa bwiza ari buzabona ijuru. hanyuma kandi uwizeye ubutumwa bwiza n'ubundi namukangurura nyine kudakomeza kubana n'abanyabyaha. yego, kuko wenda navuga ngo kubana n'abanyabyaha ushobora kubana n'abanyabyaha ariko mu mpamvu zo kugira ngo babwirize ubutumwa bwiza. yego, ariko ntabwo ubana n'abanyabyaha kugira ngo nawe ukore nk'ibyo bakora. yego, ubwo nuko nababwira bakizera ubutumwa bwiza, bakemera ijambo ry'Imana, bakemera yuko Imana ibyivuga ari byo kuri kuruta ibyo abantu bavuga, kurutwa n'iby'idini rivuga. kuko ibyo abizera tuvuga byo n'ibituruka ku Mana, bituruka mu ijambo ry'Imana, ntabwo bituruka mu byo umuntu yakoze. kuko n'ubundi bivuye ku byo umuntu yakoze n'ubundi byamurimbura. kuko ikijyana umuntu mu ijuru ni ugukizwa kuvuye ku Mana. ntabwo ikijyana umuntu mu ijuru ari ugukizwa bivuye mu mirimo y'umuntu. kuko na Yesaya yarabihanuye 6:4-5 aravuga ngo ibyo wagejeje gucanukamo byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. ubwo nayo mirimo myiza abakorera idini bajya bakora nayo ni ubushwambagara bufite ibizinga. cya cuma atanga ni ubushwambagara bufite ibizinga. ya maturo atanga ni ubushwambagara bufite ibizinga. kwa gufasha abakene agira ni ubushwambagara bufite ibizinga. nubwo gufasha abakene atari bibi, ariko nabyo ni ubushwambagara bufite ibizinga ntibyaguhesha kujya mu ijuru. nibyo. ubwo rero wababuriraga ubabwira ko mu by'ukuri badakwiye kwishinga inyigisho zitari ukuri, zibabwira ko bazajyanwa mu ijuru n'ibyo baba bakoze, ahubwo bakizera ibyo umukiza Yesu yakoze, bakaba intungane babikesha Yesu, hanyuma bakaba baraganwa natwe b'ubwami bw'Imana. turagushimiye cyane ku mwanya wawe wafashe kugira ngo uganirize abadukurikiye, ariko dushimira n'Imana yagushoboje
kugira ngo ubashe kuboneka kandi yanaguhaye n'amagara mazima kugira ngo ubashe no gutambutsa ikiganiro. Amahoro y'Imana rero abane n'abizera Yesu Kristo bose none n'iteka ryose. Amen.